Haleluya, haleluya bene data. Imana y'amahoro nizere ko ibanye namwe. Ni Pasiteri Marie Thérèse ngarutse kuvuga Imana. Uyu mugoroba w'itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere 2024, Uwiteka Imana arambwiye ngo tuganire ku ijambo riri kuboneka muri Zaburi ya 23 umurongo wa 5. Uravuga ngo untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iyi ni Zaburi ya Dawidi, umwami Dawidi, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Dawidi yabaye umwami wa Isiraheli mu buryo butangaje, kuko Imana yitegereza imitima y'Abisiraheli, ibararanganyamo amaso bose, mu bakuru, mu bato, mu bakomeye no mu boroheje, ireba mu mazu y'abakomeye n'aboroheje, ibura umuntu, ariko ibona akanyenyeri kamurika mu ishyamba, kari Dawidi. Mvuze akanyenyeri kuko gasobanura urumuri. Mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 7, ijambo ry'Imana riratubwira riti, iby'abamarayika yarabivuze iti, ihindura abamarayika bayo imiyaga, n'abagaragu bayo ibahindura ibirimi by'umuriro. Ni urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 7. Bisobanuke rero ko Dawidi yari nk'ibirimi by'umuriro muri ririya shyamba yararagiyemo intama. Imana yacu itugirire neza. Irebye ibona umusore muto ufite ibigwi byo kwica intare n'idubu, arengera umwana w'intama. Imana imurebye ubutwari, isuzuma n'umutima, isanga araka, aracanye, umutima we urera, iti mbonye umuntu. Ngaho itegereze, utekereze neza ijisho ry'intare no gutontoma kwayo. Imaze kubona umuhigo, maze umuntu akaza akayikubita, akayambura umwana w'intama. Utuzuye umwuka w'Imana ngo uba uzi kwizibukira no guca ikibungo, ntiwabishobora. Imana rero yatumye Samweli ngo ajye kwa Yesaya, agende ayimikire umusore Imana yabonye umutima afite ikamwishimira. Yesaya agezeyo, bamuzanira Eliyabu, umusore w'uburanga, ariko watahiye ubwiza bw'inyuma gusa, mu mutima ari wazi. Imana iti suwo, kuko Samweli yarahagurutse ajya kumusukaho amavuta akoresheje amaso y'abantu, kandi Imana nibwo yamubwiraga ngo ntabwo ndeba nk'uko abantu mureba, uwo namugaye. Yego, Imana iramugaya, kuko yari mwiza inyuma, ariko ku mutima adafite ubwiza Imana ishaka. Mbeba bwiza budashira irora. Iyi Imana yitegereje imitima yanyu, isanga ubwiza bw'inyuma buhuye n'ubwiza bw'imbere. Wakwisuzuma, ntiwamera nka Eliyabu. Yesaya ariyongeza azana Abinadabu, Uwiteka ati shwida,
azana Shama. Uwiteka ati wapi. Abasore bose basigaye arabazana. Uwiteka ati nabagaye. Imana itugirire neza. Samweli ati ariko nta wundi mwana ufite? Yibuka ko hari umwana uri mu ishyamba, uwo nguwo atabaraga mu bandi. Waba uriho utabarwa mu bandi, waribagiranye mu bana bose bo mu rugo? Uwiteka arakwibutsa. Ubwo uko bari barimo bamurika abana, niko mu gikari barimo batunganya inyama nziza zo guhabwa uwatsindiye amavuta. Imana itugirire neza. Ari we uri buhereza abandi. Mujya mwibuka mu birori, mu bukwe, umugeni n'umukwe nibo babanza ku igaburo ryateguwe, kubera yuko ari bo biba byateguriwe. Imana itugirire neza cyane. Byarimo bitegurwa rero, Imana yari yateguje Samweli ngo ajyane igitambo atambe, kandi ku gitambo baranaryaga bakanywa. Imana itugirire neza. Imana ishimwe. Yemwe abafite imitima Imana ikunda, Uwiteka ari kubategurira, kuko Uwiteka yatumye Samweli. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Muri aho yemwe abafite imitima ishimwa, amahoro amahoro. Nimwe Uwiteka abwiye ko atunganyirije ameza mu maso y'abanzi banyu. Imana ishimwe cyane. Mukomere namwe abafite imitima igawa kandi yinangiye. Ese murakomeza kugenda nka Eliyabu, Abinadabu na Shama? Uburanga ni ubusa, ibigango ni ubusa, igihagararo ni ubusa. Igifite icyo kivuze ni umutima umenetse. Umutima Uwiteka Imana abona agahita abuza Samweli amahoro, ati shaka amavuta vuba, wihute ugere ku muntu nishimira. Imana y'amahoro ishimwe. Ubwo Dawidi yari yirengagijwe, inyama zarimo zicicira, umutsima urimo utunganywa, inzabibu, mbese ibikwiriye byose byari birimo bitunganywa. Bitunganyirizwa umwana utazwi na bene se, utazwi na se na nyina, ariko uzwi n'Imana. Ese waba uzwi n'Imana? Imana ikugirire neza. N'abandi bari ku myako gusa, ya mvugo y'ab'iki gihe. Muri aho yemwe abari ku myako, ngo ni abari kuri 6, bamwe bari kuri topu. Bye kuba kuri 6 gusa, ahubwo mutunganye imitima, mutunganyirize Uwiteka inzira. Imana itugirire neza. Bahamagaza Dawidi, naho Yesaya ikimwaro cyamwishe, avuga ati umwana wari wirengagijwe, nari nzi ko abasore Imana yabahitamo, none ruriya ruhinja nirwo Imana iri butunga inkoni? Mu gihe bumiwe bose, abasore bamwaragurika, Dawidi barahasesekaye. Ahageze ngo Isa amujyana mu nzu, ngo Uwiteka abwira Yesaya, haleluya, ati haguruka umusuke w'amavuta, uwo ni we umutima wanjye wishimira. Imana ishimwe. Ntihazagire umuntu ugukanga, kereka umuntu ufite umutima Imana yishimira, uwo nguwo uzamuhakweho kandi uzamwubahe. Kuko iyo Imana isutse amavuta, uwo ni we ubanza. Imana itugirire neza. Dawidi rero afungura amaco yo kurya, nk'uko Uwiteka yari yamutunganyirije ameza
mu maso ya se na nyina, mu maso ya bene nyina, nuko izina ry'Uwiteka rishimwa kuri we. Hari igihe abantu babona ibyiza atari wowe bikwiriye, bakureba bakabona nta cyiza wari ukwiriye, bakabona nta mahoro wari ukwiriye, bakabona nta munezero ukwiriye, ariko Imana yo yakubona ikabona abo ngabo bari kugufata gutyo, ni ibishongoro ariko urabaruta, ni abanyabigwi ariko urabaruta, umutima wawe iyo Imana iwurebye yumva yaturamo, ariko yareba mu mitima yabo ikareba ikabona yarashiririye, ikavuga ati uko biri kose ndakwishimira kandi ndakunezererwa. Imana ikakugabira, Imana ikagusiga amavuta, haleluya haleluya, bikamera nka kwa kundi bavuze ngo uw'Imana yatahirije wimuhambirira bose bareba, haleluya, Imana ihabwa icyubahiro. Hari igihe ugira abavandimwe bakarutwa na rubanda, bakajya bagukubita inkonji mu mutwe, bakumva nta cyiza wabona, bakumva mu migabane y'umuryango ntiwagira icyo ubona, bakumva ntiwakubaka urugo ngo rukomere, bakumva ntiwabona akazi keza ngo si wowe byaremewe, bakumva ntiwabyara abana ngo ntiwarera, bakumva ngo ntiwabyirura nk'abandi, mbese bakabona nta cyiza ukwiriye. Muribuka Eliyabu igihe Dawidi yajyaga kwica Goliyati, yabanje kumubwira ngo nzi ubwirasi bwawe, wese ubundi ngo waje gukora iki? Aramucyaha, ariko ngo Dawidi ngo yigirirayo, arongera abaza abandi bantu amakuru. Icya mbere ni amakuru, amaze kumenya amakuru neza ngo ahita ahaguruka, noneho nibwo yahanuye Goliyati. Ariko icyambwiraho Eliyabu yarebye icyo gihe, ndetse na Shama n'abandi bari kumwe, icyambwira Dawidi amaze kwica Goliyati n'amagambo yari yamubwiye, yarebye hasi, yarapfukamye, yacuritse umutwe, yakoze kiribiti. Njya mbitekerezaho nkibaza ikintu Eliyabu ko yabigenjeje imbere ya Dawidi amaze kwica Goliyati, abantu bari kubyina intsinzi. Mu by'ukuri bitekerezeho nawe, umutima Imana yishimira iwukoresha iby'ubutwari mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'ibyiza. Imana ishimwe, tegura umutima wawe kugira ngo nawe Imana izagukoresha iby'ubutwari mu gihe cyawe. Komeza kugira umutima utinjira mu bibi, umutima utiyanduza, utikanyiza. Ibyo batetse ni wowe uzabirya, ndetse usigare ari wowe ubagenera, kuko Uwiteka kwishimira. Yewe wowe Uwiteka areba umutima ukamunyura. Uwiteka ategetse Samweli gutamba igitambo ku bwawe no kugusukaho amavuta. Kristo ngo bamusukaho amavuta avuye mu gati ka narada, ngo y'igiciro cyinshi cyane. Nuko Yuda ati aya mavuta apfuye ubusa, twari kuyagurisha amafaranga maze tukayagabanya abakene. Pauvre Yuda. Imana itugirire neza. Ariko buriya nta nubwo yari kuyagabanya abakene, ahubwo yari kuyiba, kuko yari asanzwe ari umujura. Ariko Kristo, haleluya, ashimwe cyane Kristo. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 12 kuva ku murongo wa 3 kugera ku wa 8, dusome twumve uko havuga. Haranditse ngo Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'ay'amadahano
y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyoti, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo ni uko yari umujura, kandi ari we wari ufite umufuka w'impiya, akiba ibyo babikamo. Yesu aravuga ati, nimumureke ayabikire umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe nabo iteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Imana yacu ishimwe cyane. Imana ishimwe. Haleluya. Kristo adusuka amavuta. Nyamara ngo aho hantu naho ameza nayo yari yateguwe. Kristo yari yateguriwe ameza mu maso y'umwanzi we, ari we Yuda, ndetse n'abakunzi be bari kumwe, ari bo bigishwa be ndetse n'inshuti ze. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uwiteka yambwiye ngo mbwire abantu bafite umutima wubaha Imana yuko hari ameza ari gutegurirwa abafite umutima umeze nk'uw'Imana ishaka. Nawe ufite umutima utazi Imana, wowe ufite umutima wabaye akahebwe, wowe ufite umutima utiringiye kubabarirwa, wowe ufite umutima winangiye, Kristo ateze amaboko ngo akogeshe amaraso ye, nawe Imana ibone kukwihishurira, Imana igushyire mu bantu itunganiriza ameza. Imana iragukeneye. Kristo ateze amaboko, arashaka kukwakira, ngwino umusange. Umaze igihe urwanya Imana n'abakozi bayo, Yesu ateze amaboko ngo ugaruke, nawe arakugarukira. Tabara bwangu, utamera nka Eliyabu na bene nyina. Imana itugirire neza. Bamwariye imbere ya murumuna wabo Dawidi, bari bibagiwe nkana. Imana idusange kandi itugirire neza. Ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice 2, uhereye ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 10, haranditse ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero nk'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rye, ari ay'ibyo mu ijuru, cyangwa ay'ibyo mu isi, cyangwa ay'ibyo munsi y'isi. Imana ihabwa icyubahiro. Nitugira umutima nk'uwari uri muri Kristo Yesu, mu gihe cyiza no mu gihe kibi, Uwiteka azadutunganiriza ameza. Mu bihe bigoye, Uwiteka azadutunganiriza ameza. Mu bihe by'imbeho nyinshi n'ubunyinya bw'imbeho, Uwiteka azadutunganiriza ameza. Haleluya. Mu gihe twibagiranye, mu miryango yacu tukibagirana, mu itorero ukibagirana,
Uwiteka azagutunganiriza ameza mu maso y'abanzi bawe.